tutagiye kure nk'umukozi mu rugo yakora mu rugo isaha n'isaha arirukanwa habe saa sita z'ijoro nyirabuja ashobora kuza akamubwira ati genda ndakwirukanya akagenda ariko burya ari umwana yabyaye ntabwo yamwirukana bishatse kuvuga iki rero ahubwo yanahangayika mu mutima akavuga uti umwana ntarimo ninjiza mu nzu kera bajyaga banyima ibiryo nagiye kuzerera naza nanjye nkigira nk'ahantu mu giti nkumva barimo barampiga umwana wacu ubundi ubu ngubu imbwa zimuriye yego nuvuga ngo nijoro rijya rihangayikira abana cyane amina amen rijya rihangayikira abana ijoro yego ibyo bintu ni sawa tuba abana utova abana yego ko umwana ubundi kuri nyina ikintu cyose asabye ku mubyeyi umubyeyi acyumva vuba niyo ni ako kanya aba atanagifite ariko aho agiye hose arahangayika akavanga umwana wanjye akeneye iki rero njye numva ntabwo umukozi kuri data wa twese wo mu ijoro ahubwo naba umwana mu rugo umugore yemerewe gushaka abagabo bangahe umugabo umwe ubwo uwurengeje umwe yitwa ngo iki urengeje umwe aba afite ikibazo mu ijoro baramwemera ni ukuvuga ngo ubu abantu bose bafite umugabo urenze umwe mu ijoro ntibabemera urumva ntabwo njye nabasha kubisesengura ngo mbishobore kubona Salomo uri kuvuga uti jisite winteranya n'abadivorose yego imana igumugisha uri gushaka kuvuga uti wowe jisite wowe urashaka kunteranya n'abadivorose kandi ikindi uzasome n'inkuru za Dawidi za Salomo yari afite abagore benshi ubu nshake benshi oya simvuze ngo ushake benshi none se ko wumva yari afite benshi nyine Salomo ni Salomo ibyo ni ibya Salomo ntitwabigendera ariko njye nzi ko Bibiliya ko bicyanditse nzi ko Bibiliya yemera umugore none se ikintu cyanditse singira ngo kigira icyo kidufasha kigira icyo ubwo nimba arashatse 1,000 njye nincaga yigo nshaka 1,100 oya ntabwo nabigushuka biba byiza nuko washaka umwe kuko n'abagore benshi bararushya pe ubwo warushatse kuvuga ngo n'abashenye ntago babishakaga nanone Justin nayo nkubwire burya umunyarwanda yacu umugani ngo uburi mu byizimuko ntako batagize bishatse kuvuga ngo uwubatse bikanga yego ejo rugasenyuka ntiwamutera amabuye kuko reka nkubwire Justin niba ari ikintu kibaho ntabwo numva umugore niba asenya urugo rwa mbere agasenya urwa kabiri ntabwo aba ari uko abasetse yego byanga bikunda ubwabyo nacyo ni igikomere nacyo ni igikomere umuntu yubaka bikunze rero iyo abonye bisenyutse arababara yabonye bisenyutse arababara cyane kuri wowe wumvaga inzozi zawe ari izihe mu myaka ufite nubwo utaratwibwira amazina ufite imyaka 11 wumvaga inzozi zawe ari izihe njye numvaga inzozi zanjye nzacuruza ndaba umunyabizinesi nkacuruza nkakira namara gukira ikindi cya kabiri abana banjye ariko n'undi urakiza wambaye isaha ya Apple urakize ntago ari umuntu wese yigondera ntago ari umuntu wese wigondera iyo saha ndakurahiye ariko jisite we Yesu yubahwe ni Yesu nawe ariko ari utuntu abavuga ubutumwa bamaze igihe muducangamo ngo imyenda ni Yesu kandi ugasanga umuntu yarawusambaniye urumva ngo isakoshi mubona ngo ni Yesu kandi uwo Yesu ari kuvuga yarabisambaniye baraye bamurongoye bamukubita agasakoshi ngo aka gatelefone mubona ngo ni Yesu uwo nguwo ababeshyi kandi Justin Bibiliya avuga ngo wahamagawe benshi hatoranywa bake harimo abantu bagikorera Imana pe ubwo hari abantu bagenda barahamagawe yego noneho hari n'abagenda baratoranijwe ubwo rero dukureho abantu urubanza ese umuntu watoranijwe atabihisemo undi akaba yarahamagawe nabwo atabihisemo ubwo rero abantu tubikurireho urubanza da ahubwo se umugende mubakira reka nkubaze buriya umuntu wanyuze mu irembo winjiye mu irembo rifunguye n'umuntu wanyuze mu idirishya umuntu waseseye akanyura mu idirishya waba barakimwe ahubwo vuga ngo ushobora kunyura mu idirishya uri nyir'urugo utari nyir'urugo icyo gihe ukica idirishya urufunguzo warutaye utari nyir'urugo ukanyura mu idirishya uba witwa igisambo bishatse kuvuga iki rero uyu murimo w'Imana turimo harimo abantu banyuze mu irembo uravuze ngo harimo ibisambo birimo pe byiba nka gute
ngo tubirangire rimba. Reka mbanze nkubwire hari ijambo mu kanya mbwiye ngo ugasanga nk'umuntu ngo yambaye isaha cyangwa ikanzu nziza cyangwa ishakoshi akavuga ngo Yesu yubahwe yabihawe na Yesu. Ubwo ni ubujura nabwo. Ni ugukora ibyaha. Oya si n'ibyaha birimo, ahubwo nagira ngo dukomate ku cyaha wari uvuze turase ku ntego. Hanyuma ufate umukozi w'Imana wagiye gusambana bakamugurira iyo shakoshi wari uvuze, ibyo ntabwo biba byavuye kuri Yesu, biba byavuye mu magara ye. Hari abantu batunze ibintu byo mu magara cyane, none se ndabeshya. Hari abantu batunze ibintu byo mu magara. Tuhuje abantu batunze ibintu byo mu magara. Mana yanjye, abantu mwese mutunzwe n'ibintu byo mu magara ndabasuhuje. Juste we mana yanjye, iki kiganiro nkoresheje ntitwakoze none. Oya ariko ibintu uvuze birumvikana. Hari abantu batunzwe n'amagara yabo. Abantu bafite inzu zo mu magara, abantu bafite amatelefone yo mu magara, abantu bafite amamodoka yo mu magara, abantu bafite imyenda yo mu magara, abantu bafite inkweto zo mu magara. Ingenzi n'umugore kandi inshuti yawe atunze furate yo mu maguru nako yo mu magara. Uwamureka ntidukeneye kumwumva, ni kazi ke biraba ngo ahamagawe benshi atura mu biti. Abantu bari kwandikira ntuzongeye gukora na Juste wakwandura mukoranye. Zukuna abantu bavuga ngo ndatekereza ko niwe utumye avuga iryo jambo ryo mu magara. Dusobanurire n'abantu, uravuze ngo hari abantu ngo bambara imyenda ngo bakabeshya ngo Yesu ngo ashimwe kandi ngo bayikuye mu busambanyi. Nicyo cyamagara rero yarashatse gusobanura. Nyine ni batunze ibyo mu magara cyane. None se umva nkubwire Juste, Juste umva ngusobanurira aho ngaho kugira ngo wenda abantu baze kubyumva neza. Sibyo, kugira ngo abantu baze kubyumva neza. Fata umuntu wagiye kurara sambana, sibyo, bakamuha amafaranga, bakamuhunga amafaranga. Iyo aje amafaranga n'urugero akaguramo umwenda mwiza akawambara cyangwa se akaguramo n'inzu, n'amagara ye, kuko ntabwo biba byavuye ku Mana. Ikintu cyavuye ku Mana ni ikintu waraye usengera. Uzi impamvu nkatinze hose akantu k'amagara hari abantu batari bakazi. Oya ni amagara kuko bajya agatanga umubiri we akicuruza. Yego. Ariko ngo kuri iki gihe byeze n'abagabo bari gutanga imibiri yabo. Ni kazi kabo, batanga imibiri yabo gute? Ari byo bitabatinganye se? Oya, hari abagore bakoze ngo isakame araguhamagara ngo akakubwira ngo icyo nkukeneyeho, urukundo nkukeneyeho ni urwo kunkorera ABCD. Yego ko Mana yanjye ubwo se Mana simbiza abo ngabo sinzi ko bateye. Namaze ngo barahari. Ubundi urebye isi yamaze kwandura. Ribu ifite amakesi y'abagore bafashe abantu ku ngufu. Nyine isi abasore brabra nabo hari abantu bazi ko ngo 17 bayifata ku bakobwa, burya ngo na 17 uri umusore uri akana gatoya umugore akagushuka mugaryamana baragutwara bafashe uwo mwana ngo ku ngufu. Nyine umva nkubwire Juste, isi yamaze kwandura kandi isi igeze habi. Ahubwo icyo nabwira abantu, buri muntu wese acunga izamu rye. Harya witwa nde? Nitwa Iradukunda Yvette. Uyu muntu twicaye imbere ya Iradukunda Yvette. Yvette rero ariko kwizina nanone abantu bazi cyane Mama Samuel umuhanuzi kasi. Shanda amavuta yawe ntago njya nyakemanga sinkube. Byakemanga gute se? Nabonye ufite agasekuru. Sekuru ndagafite. Urimo urasekura uvuga uti ibintu Imana ariya nanjye hari akantu nihaniyemo. Oya urimo urasekura. Ni bari hari Imana. Hari akantu nyine, hari ukuntu nahise nibuka ibihe byanjye byahashize. Kandi nagiye mu murongo nge ari umuntu uheruka kubona nkora ibintu by'amatiku nabivuyemo. N'ubundi Imana ikeneye abantu bakizwa, nibo Imana ishaka. Amen. Uyu munsi wa none rero sinzi nimba ari ikintu Imana yakuhaye kutugezaho. Ntacyo bitwaye Juste. Iminota mikeya z'ukuntu uri bufungure ibira n'ibimukoro tuba twaguhaye, ariko icyo nzi cyo Imana y'amahoro iragufasha muri byose. Ndagira ngo dusenge twinjire mu ijambo ry'Imana. Burya ibindi byose tuba tuvuze nabyo bifite inyigisho. Tubwira abantu nkiriyaritinga iki kintu. Tubwira abantu nimba ugenda mu muhanda by'ukuri ukaba ufite umusheri ku ruhande, sinje kubyivangamo, ariko nimba gukuguriye ikintu reka kujya gushima ngo Imana yagize ute ngo yaguciriye inzira. Je niko ndi kubyumva. Aho ntabwo nemeranwa nawe. Oya, ku buryo wasambanira koko telefone cyangwa umwenda ukajya gushima Imana mu rusengero ngo Imana yacinze. Oya umva Juste, hari ukuntu wenda ushaka kubukundana n'umuntu
wenda ukundana n'umupapa ukundana n'umusore wenda umukobwa n'umusore bakaba bakundana bateganya gushinga urugo sibyo haragiye hakugurira umwenda hakugurisha isakame hakugurira imodoka haguha gift nta kosa ririmo hoya nge aho navuze ku muntu bajyana muri rogi bakarongora cyangwa se bakamusanga iwe cyangwa se akabasanga iyo baba bakamuha amafaranga akagura isakoshi inkweto nziza ibintu nk'ibyo yere gushyiramo ngo Imana iramutabaye nashyiremo ko atabawe n'amagara ye ni amagara abamutabaye ntabwo yari Imana noneho Imana ni kugira ibyo ngibyo wowe wari uvuze twese baduha gift abantu baratuburesinga Imana ihumugisha n'abantu bajya batuburesinga bakadufasha mu bintu biba bidukomereye byana tuzahaje tutabasha no kubona uko bihagaze ukabona umuntu arakuburesinze wishyuye inzu uguze umwambaro uhahiye abana abantu nabo kubaho ariko hari umuntu udukurikiye nawe ubizi ko ibintu byose afite ari uko yaryamanye n'umuntu uwo nguwo nyine Imana imusure ariko buriya jisitari ikintu amaze kubona cyangwa se njye n'umuco nihaye buriya igihe kijya kigera njye nkafata nk'amasengesho y'umunsi umwe nkasengera buri muntu wese wagize uruhare kugira ngo n'urugero abana banjye barye cyangwa abana banjye bige nkavuga ngo Mana buri biganza byose byampesheje umugisha byandamburiye bikamisha umugisha nkabwira Imana ngo Mana nawe abo bantu aho bari aho baherereye ubahereza umugisha kuko buriya jisite no kubona umuntu agutekerezaho akubwira ati n'urugero mu Masamweli akiri 50 ugura abana umuceri cyangwa se 100 jisite ntacyo mupfana nishimwe rikomeye ikindi njya nkunda kubwira abantu ntabwo Imana izamanuka mu bicu ngo yikubita ahangaha ku butaka tuyibona amaso ku maso Imana ikorera muri wowe Imana ikorera muri njyewe Imana ikorera mu bantu niyo mpamvu rero ibyiza umuntu wese nuko ari ibintu byanga jisite umuntu wese wakagerageje kubana nawe amahoro yego kuko ntabwo ubuzi impamvu Imana iguhuje n'uwo muntu yego Imana igumugisha dusengera utugezeho icyo Imana yashize ku mutima wawe reka twubahe Imana dusenge uri data wa twese mwiza uri Imana ikiranuka ubere mwiza bagutegereje nta gacu ko guhindukana bahagaragaraho n'uhabwe icyubahiro turagushimiye ko wabaye mu ruhande rwacu wagize neza intambara zari nyinshi ibigeragezo byari byinshi ariko tugufite ntitwifuza undi murengezi izina rye ntihabwe icyubahiro ninjye wa Masamweli mwami wicaye kwa ya makamera ndasenze ngo ntaba ari njyewe imbaraga z'Imana zimbeho mwuka w'Imana Imana icyo yagambiriye gukora gikore mu izina rya Yesu efa yasire bone fo eladoba ra yasire bone kute sayi elato pa yasinima ndasenze kugira ngo ngere uhembure imitima uguye umwuma mu izina rya Yesu kandi unyemere mwamushyigikire iri jambo ngiye kuvuga rikangurira imitima ya benshi abagutaye bongere baguhindukirire mu izina rya Yesu unyemere ubohora imitima uguye umwuma urakoze mwami kubikoze icyubahiro kibi cyawe nawe n'iteka ryose amen reka tuvuge ku ijambo ry'Imana ndumva nta bindi bintu byinshi bifite byo kuvuga tugiye gusoma Yobu ibice bizaho 28 yego Yobu ibice 28 umurongo waho wa mbere Bibiliya iravuze ngo maze Imana ibwira umuntu ati dore kubaho Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu bizaha niko kujijuka Imana ishimwe Bibiliya iravuze ngo Imana ibwira umuntu ati dore kubaho Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu bizaha niko kujijuka Imana ishimwe amen aya magambo y'Imana maze igihe nyatekerezaho na magambo y'Imana n'amagambo y'Imana arimo ubwiru bwinshi Imana ishimwe hano Bibiliya iravuze ngo Imana ibwira umuntu ati dore kuba Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka Imana ishimwe hari andi magambo ari muri Yesaya igice cya mbere umurongo wa Yesaya igice cya mbere umurongo wa 16 haravuga ngo Imana ibwira umuntu ati haravuga ngo numwiyuhagire mwiboneze mukuri ibyaha byo mu mirimo yanyu ngo naho byatukura tukutuku Imana irabyeza bigasa na shereti bigahinduka nk'ubwa bw'intama bwera Imana ishimwe hari ijambo ariko natinya hasi reba ngo nimwanga mukagoma inkota w'Uwiteka izagira gute izabarya Imana ishimwe aya magambo y'Imana maze igihe nyatekerezaho cyane cyangwa se ijambo ry'Imana amen so abantu ntibanyumve nabi ni ijambo ry'Imana amagambo agira abantu ni ijambo ry'Imana Imana ishimwe
Bibiliya iravuze ngo Imana ibwira umuntu ati dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Imana ishimwe. Hanyuma ntangariza abantu badukurikiye, ibintu byose waba ufite Justin udafite kubaha Imana ni zero. Niyo wagira amafaranga udafite kubaha Imana ni zero. Niyo wagira ama etaje udafite kubaha Imana ni zero. Imana ishimwe. Niyo wagira amazu menshi bitabashwa udafite kubaha Imana ni zero. Haleluya. Imana ishimwe. Ibintu byose wakwishingikiriza, no wakwishingikiriza ku miryango, no wakwishingikiriza ku bavandimwe, no wakwishingikiriza ku nshuti udafite kubaha Uwiteka ni zero. Imana ishimwe. Bibiliya iravuze ngo Imana ibwira umuntu ati dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Ntangariza abantu iri ni ijambo ry'Imana. Ikindi cya kabiri, iri turaryizera twese, n'utaryizera sinzi, n'utaryizera afite ikibazo, kuko iyi Bibiliya twarayizeye tubona ubuzima, tubaho. Imana ishimwe. Abana bacu babaho. Imana ishimwe. Tubona turi mu buzima budafite ishusho cyangwa se ubuzima budafite icyerekezo, ariko twizeye ijambo riri hano. Amen. Turongera tubaho, turongera turamera, twari twarakokotse. Imana ishimwe. Bibiliya iravuze ngo Imana ibwira umuntu ati dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Amen. Ntangariza abantu bubaha Uwiteka. Ibintu byose wakora udafite kubaha Imana ntacyo bimaze. Haleluya. Birashoboka ko ufite ibintu byisi wishingikirizo, wakwishingikiriza kuri diplome ariko udafite kubaha Uwiteka ntacyo bimaze. Wakwishingikiriza ku mashuri udafite kubaha Imana nta kintu bimaze. Wakwishingikiriza ku mafaranga udafite kubaha Imana nta kintu bimaze. Amen. Wakwishingikiriza ku miryango ikomeye udafite kubaha Uwiteka ntacyo bimaze. Haleluya. Ntangariza abantu bubaha Uwiteka. Haleluya. Imana ishimwe. Iyo wubashye Imana, ahantu hatari icyerekezo Imana hashaka icyerekezo. Iyo wubashye Imana, imiryango yakuvuyeho Imana irakora. Amen. Iyo wubashye Imana, inshuti zikagutera umugongo Imana ijya ibana nawe. Amen. Iyo wubashye Imana, hari ahantu ugera abantu bakavuga ati niwe wabona, ariko Imana ikiyubahisha mu Mana bwayo. Imana ishimwe. Haleluya. Nasomye ijambo rirambwira ngo Imana yaravuze ngo icyubahiro cyayo nta wundi bazagira, nta nundi bazagisangira. Mu yandi magambo icyubahiro ni icy'Imana. Ibindi byose bizagira gute? Bizarangira cyangwa se bizagira gute? Bizashira. Hano biravuze ngo Imana ibwira umuntu ati dore kubaha Uwiteka. Haleluya. Nibwo bwe. Ntangariza abantu bubaha Uwiteka. Ibindi byose nibamara kubaha Uwiteka bazabigorora. Petro na Yohana bakurikiye Yesu baramaza ngo mwami ko twagukurikiye tugasiga abagore, tugasiga abana, tugasiga imitungo, uzatugorora iki? Imana ishimwe. Yesu aravuga ngo mukiri mu isi nzabakubira ishuri 100. Amen. Aranabwira ngo ariko n'ikiruta byose nzabaho ubugingo bugize gute? Ubugingo buhoraho. Ntangariza abantu gukurikira Imana nta gihombo kirimo. Justin urebye uko bwije nuko bukeye iminsi iri kugenda irushaho kuba mibi, kandi uko iminsi irushaho kuba mibi niko abantu batakaza n'umwambaro w'agakiza. Yego. Amen. Hanyuma ntangariza abantu be gutakaza umwambaro w'agakiza, ahubwo bongere bogera n'ubusabane n'Imana. Amen. Bongere bashaka ubushuti ku Mana. Nasomye ijambo rivuga ngo iyuzuze nayo ubone kugira amahoro. Haleluya. Mbwira abantu ngo bongere buyuzuze n'Imana. Birashoboka ko ufite ibindi bintu muri we wiyiringiye, ariko ibyo byose bizarangira. Ariko wiringiye Imana, ntabwo Imana igisaza, ntabwo Imana igita agaciro. Haleluya. Biravuze ngo Imana ibwira umuntu ati dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Mbwira abantu ngo kubaha Uwiteka harimo umugisha, kubaha Uwiteka harimo ubuzima, kubaha Uwiteka harimo kurama, kubaha Uwiteka harimo kugera kure. Haleluya. Kubaha Uwiteka harimo icyubahiro, kubaha Uwiteka harimo favor. Imana ishimwe. Haleluya. Ibindi byose wakwishingikirizaho udafite kubaha Uwiteka ni zero. Haleluya. Biravuze ngo Imana ibwira umuntu ati dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Imana ishimwe ngo kandi kuva mu bizaha niko kujijuka. Haleluya. Mbwira abantu ngo bave mu bizaha. Biriya ngo urabikora nka korera ukibwira ko manyina ngo ariko nzabishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Amen. Birashoboka ko muri wowe ufite izindi Mana wibarije. Haleluya. Birere ko ufite ubundi bucocoro muri wowe wiremeye. Imana ishimwe. Ariko Bibiliya yavuze ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu bizaha niko kujijuka. Imana ishimwe. Ntangariza abantu ngo abantu bave mu bizaha. Haleluya. Birashoboka ko ufite ibintu bizakubasa, waba warabatswe n'ubusinzi, waba warabaswe n'ubwibone, waba warabaswe n'ubusambanyi, waba warabaswe
no kujya mu bapfumu waba warabaswe n'abarozi Imana ishimwe ariko urajya mubwire ngo ibyo zose bijya bitagarana ibyo zose bijya bitagaciro Imana ishimwe amen ariko umuntu wubashye Uwiteka amubera ubwugamo umuntu wubashye Uwiteka amubera ubwihisho umuntu wubashye Uwiteka amubera ubuzima Imana ishimwe umuntu wubashye Uwiteka haleluya ajya mukura mu bikomeye Imana ishimwe wibuke Sadrake na Meshake na Abedenego juste impamvu Imana abatabaye nuko bagize guhamya amen Sadrake na Meshake na Abedenego bari mu itanura ry'umuriro amen umwami yarabanjira itanura ryenyegeza hano haza n'abantu baravuga ati reka turebe bano bagabo bizabo birarangiye amen ariko abagabo bari baramaramaje muri bo icyanyemero y'umugoroba Kristo Imana ikaduha kumaramaza abavuga butumwa ikaduha kumaramaza abahanuzi ikaduha kumaramaza abashumbi ikaduha kumaramaza abaririmbyi ikaduha kumaramaza amen abadiakoni ikaduha kumaramaza Imana ishimwe banyamasengesho Imana ikaduha kumaramaza haleluya Sadrake na Meshake na Abedenego bagize guhamya bagira kumaramaza amen baravanga Imana yacu twize naho yadukiza cyangwa ntidukize ntabwo tuzubara Dagoni Imana ishimwe hanyuma bamaze kurahira gucyo Imana naho yari iri mu gihugu cyo mwijuru irangije ikorwaho haleluya irangije iramanuka yohereza marayika imaze kohereza marayika bano bagabo bajya mu itanura ry'umuriro marayika w'umwami Imana yaragezemo kare Imana ishimwe hanyuma ngakimara kugeramo kare haleluya ngo umwami arabafata bano bagabo abajugunya mu muriro bano bagabo bari baramaramaje icyanyemero y'umugoroba Imana ikaduha kumaramaza Imana ishimwe wa mama unkurikiye Imana ikaguha kumaramaza wa musore unkurikiye Imana ikaguha kumaramaza wa mukobwa unkurikiye Imana ikaguha kumaramaza haleluya wa muhanuzi unkurikiye Imana ikaguha kumaramaza wa mushumba unkurikiye Imana ikaguha kumaramaza Imana ishimwe haleluya hanyuma ngo umwami agira iyerekwa mwuka wera w'Imana muzaho akimaze kumuzaho haragenda arunguruka amen amaze kurunguka aravango mbese ko twatayemo abagabo batatu nkabandi kubona mu wakane ariko umvuje irindi jambo yavuze njya ntangara yaravuze ngo ariko ndabana wakane asa n'umwana w'Imana haleluya Imana ishimwe impamvu Uwiteka yamanuye marayika akaza kurinda bano bagabo barwanira Imana ishaka amen ntangariza bavuga butumwa mwongeye mu rwanira Imana ishaka bahanuzi mu rwanira Imana ishaka Imana ishimwe bashumba mu rwanira Imana ishaka badiakoni mu rwanira Imana ishaka baririmbyi mu rwanira Imana ishaka Imana ishimwe haleluya efaya sire bone widimora ropaya si distance uyu mugabo Sadrake na Meshake na Abedenego bano bagabo barwanira Imana ishaka bamaze kurwanira Imana ishaka Imana nayikorwaho amen imaze gukorwaho iramanuka haleluya irazirambya mu muriro bijya bishoboka ko ari ukuntu ujubaho ukaba mu ntambara ariko Imana ikazirwana haleluya hanyuma ijambo ryavuze ngo dore kubaho Uwiteka nibwo bwe kandi kuva mu buzani ko kujijuka haleluya ntangariza abantu bave mu buzaha abantu bave mu businzi abantu bave mu mashari abantu bave mu moko biragatsindwa kuba waba uri pasiteri muzima ushumbye abantu ibihumbi n'ibihumbi ariko ugasanga muri wowe amoko yarakumaze amen haleluya juste mperutse kujya kubwiriza ejo bundi haciyeho umuntu umupasiteri umwe avuga ijambo rikomeye numva ndamugaye numva aravuze mugenzi we w'umupapa araza aramusuhuza amaze kumusuhuza atamubwira ngo ariko ntukavugane n'abantu bafite amazuru ameze kuriya hanyuma nahise mbandavanga nk'umuntu w'umupasiteri uvuze iki kintu akavuga ngo ntukavugane n'umuntu ufite amazuru ameze kuriya ndavuga amazuru avamo iki si ibimyira bivamo amazuru avamo ibimyira nta zahabu ivamo Imana ishimwe nta koroti ivamo ndaba nk'umuntu w'umushumba ushumbye abantu ibihumbi n'ibihumbi ntabwo arakwiye kubwira mugenzi we ngo wisuhuza ngo wisuzura umuntu afite amazuru mabi amazuru avamo ibimyira nta bindi bivamo amen ndavuga nibizanga bikunda ariko uyu muntu nubwo ari pasiteri muri we hari ukuntu atarakebwa Imana ishimwe ndavuga umuntu w'umupasiteri muzima ushumiza abantu abakabakireba ku mazuru uyu muntu afite iki afite ikibazo amen abwira mugenzi we ngo wisuhuza runaka afite amazuru mabi
kuki umuntu nk'uriya mugendana ndavuga kameme uyu muntu uvuga ngo ntibagasuhuze umuntu ngo ntabwo bahuje amoko hanyuma byatumye njyewe umushumba mugaba mu mutima ndavuga ni nka mushumba ntabwo yari akwiye kubwira umushumba mugenzi we ngo nareke gusuhuza umuntu afite amazuru mabi Imana ishimwe amen kandi amazuru nta kindi kivamo n'iki n'ibimyira aba ari maremare n'ibimyira aba ari magufi n'ibimyira hanyuma uwo mushumba na Imana igire gute Imana imutabare Bibiliya yavuze ngo Imana ibwira umuntu ati dore kuba witeka nibwo bwe kandi kwa mu byani ko kujijuka Imana ishimwe haleluya Yesu yongera tugarura ikintu cyitwa mwuka wera musha Yesu yongera tugarura ikintu cyitwa imbaraga z'umutima Imana ishimwe icyanyemereye umugoroba Imana ikongera ikatuzanira ikintu cyitwa gakiza muri twebwe hanyuma kakatujanjagura imitima haleluya abavuga butumwa abahanuzi abashumba amen kakatujanjagura iki imitima ikindi cya kabiri ntangariza abantu nta muntu mvuga ku kintu cyitwa ADPR cyane hari ukuntu igikunda kuvuga ngo niyikijijwe cyane amen ntabwo ADPR ari ikijijwe kuko umuririmbyi wa 21 aravuga ngo buri muntu mu itorero abuwejejwe muri ryo amen ikindi cya kabiri nta dini na rimwe rizabura mu mugeni aba ari umwadepr yarakoze iby'Imana ishaka azabona ubugingo amen aba ari umuyisilamu wakoze iby'Imana ishaka nyuma yemera Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwe uyu muntu azagira gute azabona ijuru amen aba ari umugaturika yemera nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwe uyu muntu azagira gute azabona ubugingo amen hanyuma Bibiliya yavuze ngo dore kuba witeka nibwo bwe kandi kuva mu biza niko kujijuka Imana ishimwe ntangariza abantu bankurikiye abantu bizere Yesu kabiri bareka ibiza haleluya nta juru ry'abasinzi ribaho nta juru ry'abasambanyi ribaho nta juru ry'abanyamoko ribaho nta juru ry'inzangano ribaho nta juru ry'abarozi ribaho haleluya nta juru ry'abanyamoko ribaho ubwami bw'Imana buratwaranirwa kandi intwane zibugishamo iki zibugishamo imbaraga gatatu nta juru ry'abatinganyi rigize gute ririho Imana ishimwe ubwami bw'Imana bugize gute buratwaranirwa ijambo rivuze ngo iki ijambo rivuze ngo Uwiteka abwira umuntu ati dore kuba Uwiteka nibwo bwe kandi kuva mu bizaha niko kujijuka Imana ishimwe ntangariza abantu bave mu bizaha amen ijambo ryaravuze ngo urabikora nka kwihorera ukibwira ko mpanye nawe ngo ariko nzabishyira imbere y'amaso yawe uko bigize gute uko bikurikiranye ibintu bizose ukora waba ubikora ku manywa waba ubikora nijoro waba ubikora ahantu hose Imana irakureba naho umushumba wawe atakubona ariko Imana yakubona naho umuhanuzi atakubona ariko Imana yakubona Imana ishimwe naho inshuti itakubona ariko Imana yakubona haleluya Bibiliya iravuze ngo Uwiteka abwira umuntu ati dore kuba Uwiteka nibwo bwe kandi nima yasire bone widimo iramuvuga ngo dore kuba Uwiteka nibwo bwe kandi kuva mu byani ko kujijuka haleluya najya ngo nkubwire ngo nta juru ry'umutinganyiri rihari Imana ishimwe nta juru ry'umushumba ureba ku moko Imana ishimwe nta juru ry'umushumba ufite abagore barenga 7 hoya ubwami bw'Imana buratwaranirwa kandi intwane zibugishamo iki zibugishamo imbaraga ushobora kumenya ukuntu wiriwe ariko ntabwo wamenya ukuri burare ushobora kumenya uko waraye ariko ntabwo wamenya ukuri bubwirirwe Imana ishimwe haleluya njya nkubwiye ngo ngera ushake mu maso y'Imana Imana ishimwe uyu mugoroba ndikumva ijwi ry'Imana rimbwira ngo Imana ije kubarana n'abantu haleluya suko Imana itavuze Imana yaravuze inyura mu bagabo Imana yaravuze inyura mu bakobwa Imana yaravuze inyura mu basaza ariko Imana ije kubarana n'abantu haleluya ariko ngishikamishije umutima kuma nayo nkubwiye ngo ngero ugirira Imana icyizere Imana iracyafite ubushobozi bwo gukurengera ariko niba uzi ko kibana n'Imana neza haleluya birashobora ko uyu mugoroba watambikiriye ariko ngero umanika amaboko ubwira Imana ngo ma nakoze ibizangwa n'amaso sinashikira ubwiza bwawe ariko ngero ngaruko ndebana amaso y'imbabazi Imana ishimwe umuririmbyi yabivuze neza aravuga ngo haratsara ibiziringiro by'uko igiti cyatemwa kikongera kigashibuka birashoboka ko muri wowe wumva
warakoze ibyaha byinshi ukumva ko imana itakubarira ariko nkuzana ijambo rivuga ngo nta cyaha imana itababarira. Haleluya. Imana ishimwe. Birashoboka ko muri wowe wumva nta mbabazi imana igifite. Mama, uyu mugore imana iracyafite imbabazi ku buzima bwawe. Papa, uyu mugore imana iracyafite imbabazi ku buzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Amen. Wa musore unkurikiye, imana iracyafite imbabazi mu biganza byayo. Imana ishimwe. Uyu mugore abanyemerera umenekera imana, wongera uce bugufi urambarare ubwira imana ngo ma ongera ungarukeho, ongera ushigikire. Imana ishimwe. Efaya sire bone widimo. Ijambo ryavuze ngo iki? Ryavuze ngo urabikora nka kwihorera ukibwira ko manena ngariko nzabishira imbere y'amaso ya uko bikurikirana. Imana izi mivugire ya, izi mihagurukire ya, izi migenzereze ya, imana izi kujyama, izi kubyuka. Imana ishimwe. Birashoboka ko ibintu wakora akwawe ntiyabimenya, siko ntiyabimenya, ariko ijisho ry'imana rirareba. Amen. Imana ishimwe. Ijisho ry'imana rirareba. Amen. Umwuka w'imana ari kunyongorera. Imana ije kubaranaba, imana ije gukora isaka. Amen. Kandi risaka imana ize gushaka fraud. Hari fraud abantu bibitseho, ugasanga umuntu yibitseho fraud y'imiti, harakora imirimo n'ibitangaza habikoreshejwe n'imiti yavuye gucisa Nigeria, akavuga ngo ni imana iri muri njewe. Ngira nkubwira ngo imana ije kukunyuraho, ugasanga umuntu amen aritwikira ijoro akajya gukora amabi, akavuga ngo imana yamutabaye. Nkubwira ngo imana iri kukureba. Haleluya. Imana ishimwe. Imana ishyirwa hejuru. Ijambo ryavuze ngo imana ibwira umuntu ati dore kuba witeka nibwo bwe kandi kwa mu byani ko kujijuka. Efaya sire bon. Birashoboka ko hari imiti ufite muri wowe ukoreraho, hari izindi mana wibarije wiremeye ubucocero, ariko njya rubwira imana ngo ma ongera untabare, ongera ungarukeho. Ntangariza abantu badukurikiye, Yesu yazanywe n'abazima, Yesu yazanywe n'abanyabyaha, ntabwo yazanywe n'abazima. Imana ishimwe. Ikintu cyatumye Yesu ajya ku musaraba akabambwa kwari ukugira ngo ubone ubugingo, nanjye mbone ubugingo. Imana ishimwe. Najya ngo nkubwire ngo ongera uce bugufi. Amen. Mugabo nkurikiye, ongera uce bugufi. Amen. Ugasanga umuntu n'umukobwa arirwa abwira imana ngo mu mugabo, kandi urabizi ntabwo urara umugabo, urabizi wirirwa ukuramo inda. Amen. Urabizi wirirwa witera ibishinga imiti kugira ngo usinzi. Nta wundi utanga amahoro uretse Yesu. Umugabo mwiza ntiyaguha amahoro. Umugabo mwiza ku isura ntiyaguha amahoro, ntabwo umugore mwiza yaguha amahoro. Amen. Ariko Yesu ajya atanga amahoro. Haleluya. Kandi amahoro Yesu atanga ntabwo yongeraho umubabaro. Amahoro Yesu atanga ntabwo agira akagero. Birashoboka ushobora kuba ufite itaje nziza ukayiriramo, wagira abana beza bakakuriza, wagira umugabo mwiza ufite amafaranga akakuriza, wagira umukene akakuriza, waba umugore mwiza ukarira. Nta wundi ujya umara agahinda uretse Yesu, nta wundi ujya ahanagura amarira uretse Yesu. Imana ishimwe. Ijambo rivuze ngo iki? Riravuze ngo imana ibwira umuntu ati dore kuba witeka nibwo bwenge kandi kwa mujyani ko kujijuka. Reka nkubwire wa mugabo nkurikiye, imana ikurwaje ikurwaye. Wa mugore unkurikiye, imana ikurwaje ikurwaye. Wa musore unkurikiye, imana ikurwaje ikurwaye. Imana ishimwe. Haleluya. Ongera uhanga Yesu amaso, ongera umutumbire. Efaya sire bone drome, raya sire bone distance fo. Birashoboka ko muri wowe ufite izindi mana wiremeye, ariko rya nkubwire ngo ibyo byose amen ntacyo bimaze. Katugushimire uretse Yesu niwe utanga amahoro. Katugushimire. Imana ibahumugisha. Ari umuntu ukurikiye ubutumwa yumvishe yakuvugisha ni kuri 07 079 45 76 308. Nukuri so nzivuze nabi. Nahingiye 079 079 yego 45 76 15 Ari umuntu watubwiye ngo rezo y'Imana undi ntigikorana ngo ni ya telefone. 079 yego 45 yego 76 yego 91.
gatanu cyangwa se 078 3 7 6 7 ubundi yo niyo wibukaga nari nkiri mu kirere cy'umugabo ntabwo nari mpari kuko tumeze nk'abaciyerezo. Yego. Katugushimire ibiganiro byacu tuvuye ngo nakagaruka turabakunda cyane. Ciao ciao. Imana ibahe umugisha.